Ubu butumwa mubugezwaho na Ministry of Unlimited Holy Ghost. Muri kumwe n'Amahoro Dieu d'amour. Umuzingo ni uwa kabiri witwa kuza ku bwami bw'Imana. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mana Data wa twese batanze umwana wawe Yesu Kristo, ndetse no kuri Yesu Kristo witangiye ibyaha byacu, ndetse no ku Mwuka Muziranenge ukomana natwe, ukubeho wowe n'abawe ndetse n'ibyawe byose. Icyigisho cya 202, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Reka dusenge. Urera Mana cyane kandi urakiranuka, ufite imbaraga nyinshi kandi urakomeye Data wera. Iteka ryose n'ibyiciro kumva ijambo ryawe, n'ibyo kubahwa, n'ibyo gushyirwa hejuru. Dushyize hejuru izina ryawe iki gitondo, waturinze, ubana natwe, utugira neza, uhabwe icyubahiro Data wera. Turakwinginze ngo wabarire gukiranirwa kwacu, turakwinginze ngo wabarire imitekerereze yacu itatunganye, imivugire yacu itatunganye, mwa Imana utubabarire. Turakwinginze ngo nyakubahwa Imana, imikoro yacu tudatunganye utubabarire nayo, ngo tujye kumva ijambo ryawe. Mwuka wera w'Imana, kora ku matwi yacu, ukore ku maso yacu, ukore nyakubahwa Imana ku mitima yacu, ufungure imitima yacu kumva no kukumvira. Ntabwo ari twe Mwami, ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Mu izina rya Yesu Kristo turasenga cyane, ngo ubwami bwawe buze cyane. Haleluya. Ibyo ushaka biho mu isi nk'uko biba mu ijuru Data wera. Ngo mu izina rya Yesu Kristo, izina ryawe ryo ryubahwa mu buzima bwacu. Mu izina rya Yesu Kristo uhimbazwe Data wera, ushyirwe hejuru. Mu izina rya Yesu ndagushimiye kandi ndaguhimbaje, uhabwe icyubahiro Data wera. Amen. Amen. Uyu munsi turasoma muri Luka ibice 9 umurongo wa 57 kugeza ku 62. Haravuga ngo nuko bakigenda, umuntu umwe abwira Yesu ati, nzagukurikira aho uzajya hose. Yesu aramubwira ati, za Nyiramuhari zigira amasenga zibamo, n'inyoni zigira ibyari, nyamara umwana w'umuntu ntagira aho aruhukira. Abwira undi ati, nkurikira. Aramusubiza ati, reka mbanze njye gushyingura data. Yesu aramubwira ati, reka abapfu bahamba abapfu babo, naho wowe jya gutangaza iby'ubwami bw'Imana. Undi muntu aramubwira ati, databuja, ndaza kugukurikira, ariko reka mbanze njye gusezera kubimuhira. Yesu aramubwira ati, ufashe isuka inyuma akarangara, ntabwo akwiriye ubwami bw'Imana. Ibyo biri muri Luka ibice 9 umurongo 57 kugeza ku 62. Imitekerereze ibiri. Iki ni igice cya kabiri cyitwa gushaka gusigara cyangwa gushaka gusubira inyuma. Urundi rugero rw'abantu tubona muri iyi nkuru ni abantu bari bafite impamvu zo gusubira mu miryango yabo kubera impamvu zabo bwite. Umwe yashakaga kujya guhamba se, naho undi yashakaga kujya gusezera umuryango we. Ugendeye mu nyurabwenge yacu ya kimuntu, ibyo bashakaga byarumvikanaga. Nyamara ijambo ry'Imana ndihusha intego. Niba Imana igushaka nonaha, ntabwo isubiza uti ndaje, cyangwa wibwire ngo genda uzagaruke ejo. Oya, si uko bigenda. Iyi niyo mpamvu Yesu yavuze aya magambo akurikira, kuko naje gutanya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe. Ibyo biri muri Matayo ibice 10 umurongo wa 35. Ndakwinginze witegereze amagambo. Yesu yakoresheje imvugo, yavuze ko yaje gutanya abafite ibyo bapfana, cyangwa yaje gutanya abantu n'abandi. Ngiyi impamvu atigeze yemeranya na ba bandi bari bafite ibyo bashaka kujya gukorera mu miryango yabo, basize umuhamagaro w'Imana. Ese ibi ntubibona? Gukererwa kumvira Imana ni ikimenyetso cyo kutumvira. Ndetse reka mbyite gutya, umuhamagaro w'Imana ugira umumaro mwinshi kuruta ikene wabo. Reka nongere mbisubiremo gutya, umuhamagaro w'Imana uruta izindi nshingano zose umuntu yaba afite mu buzima bwe. Abantu bamwe batinda kumvira Imana bategereje kubanza bagashyingirwa. Abandi bo ngo bari gukora Imana, barabwira ngo Mana uzanze akazi, nimara kubona akazi ngo nzayikorera.
abandi bakavuga ngo nibamara kwiga bakarangiza ngo nibwo bazakorera Imana. Abantu bafite impamvu nyinshi babwira Imana ngo reka tubanze dukore ibi n'ibi n'ibi turagukurikira nyuma, ngo reka tubanze tugende gutya na gutya ngo turagukurikira nyuma, ngo reka tubanze duhinge dusarure ngo Imana itubabarire cyane kandi Imana iturengere cyane. Iyo Imana ikubwiye ngo iragushaka none ntabwo wibwira ngo ndaje. Iyo Imana ikubwiye ngo ndagushaka none ntabwo wibwira ngo nzaza ejo. Kuko iyo utinze kuyumvira burya uyisuzuguye. Haleluya, ndagusubiriramo aya magambo. Iyo utinze kuyumvira burya usuzuguye Imana. Imana iturengere. Wowe se ni izihe mpamvu ufite zikubuza kujya mu muhamagaro wawe? Ni ibihe bintu ushaka kubanza gukemura? Niba Imana yaraguhamagaye bivuze ko ibindi bibazo yakubonagamo byose nta na kimwe cyarutaga umuhamagaro wayo ku buzima bwawe. Ubwo se niba Imana itarabihaye agaciro, niba Imana itarabonye ko byari bifite imbaraga ku buryo wabigumamo, kuki wowe wabyitaho? Icyo kibazo nawe ukibaza. Niba Imana itarabihaye agaciro, kuki wowe wabiha agaciro? Imana iturengere cyane. Reka dusenge. Mana Data, turagushimye, turaguhimbaje. Tugushimiye ibintu n'imbabazi byawe bitarondoreka. Tugushimiye kugira neza kwawe kwa buri munsi. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, izina ryawe nirishyirwe hejuru. Watugiriye neza, wabanye natwe, waraturengeye, waraturinze, tugushyize hejuru. Ijambo ryawe riratubwiye ngo nyakubahwa Imana ngo ibindi tubisire inyuma tujye mu muhamagaro wawe. Hari byinshi twumva dukeneye, hari byinshi twumva byagakoze, ariko turasenga Mwami Imana ngo uduhe imitima ica bugufi, ubwo nitwumva ijambo ryawe, nitwumva umuhamagaro wawe, tuhita dutangira mu muhamagaro, ntitukabanze gusubira inyuma, ntitukabanze kujya gushaka impamvu. Mana utubabarire, turakwinginze. Ndingingira umuntu wese nyakubahwa Imana washyize impamvu nyinshi imbere y'umurimo wawe, umubabarire. Ndingingira umuntu wese wavuze ngo ubukwe bubanze buze mbere yuko gukorera. Ndingingira umuntu wese wavuze ngo amashuri abanze arangiye mbere yuko gukorera. Wowe wese Mana, umuntu wese washyize ikibazo imbere yawe akavuga ngo ntabwo azawukora kitarakemuka, ndamwingingira cyane ngo umuntu mugire neza, mubabarire kandi umuhe imbaraga. Ndakwingingira ngo natwe uduhe imbaraga kugira ngo amatwi yacu afunguke kukumva. Nitwumva ijwi ryawe riduhamagara gukora, uduhe gukora. Nitwumva ijwi ryawe riduhamagara Mwami kukumvira, uduhe gukumvira. Nitwumva ijwi ryawe riduhamagara kugira uko twitwara, uduhe kubikora. Mu izina rya Yesu Kristo. Data wa niko dusenze twinginga ngo uwo mutima uca bugufi tuwugire, ngo umutima ugukunda ubwami bwawe Mwami tuwugire. Mu izina rya Yesu urakoze. Turakinginga ngo ubwami bwawe ari bwo buza mu buzima bwacu. Turakinginga ngo ibyo ushaka gusa ibyo biba mu buzima bwacu. Turakinginga ngo izina ryawe gusa ryo rihabwe icyubahiro mu buzima bwacu. Ukomeze kudutungisha ibyo kurya byo mu ijuru, ari ryo jambo ryawe. Mu izina rya Yesu turagushimiye Data wera, ushyirwe hejuru, utwuze gukiranuka no gutungana cyane mu izina rya Yesu. Amen. 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 Uyu munsi turasoma ijambo ryo kuzirikana muri Luka ibice 9:32 havuga ngo Yesu aramubwira ati ufashe isuka nyuma akarangara ntabwo akwiriye ubwami bw'Imana. Ndasubiramo, ufashe isuka nyuma akarangara ntabwo akwiriye ubwami bw'Imana. Ibyo biri muri Luka ibice 9:62. Imana igumije kwifatanya natwe, Imana igumije kumvira ijambo ryayo. Ndagusaba umugisha ngo Imana iguhe imbaraga zo kuyumvira, Imana iguhe imbaraga zo kuyubaha. Mu izina rya Yesu witeguye imbaraga zo gushyira mu bikorwa ibyo wigishwa nawe. Mu izina rya Yesu utungane cyane, mu izina rya Yesu were cyane, mu izina rya Yesu Imana ikuze guca bugufi, mu izina rya Yesu Imana ikuze urukundo, mu izina rya Yesu Imana ikuze ibyangombwa byose bikwiriye bizatuma urangiza urugendo. Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu Kristo, kuko Imana kuba nawe mu byo ukora byose, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ushobora kudusura kuri urubuga rwa Facebook cyangwa rwa YouTube ugasangiza inshuti n'umuryango wawe ijambo ry'Imana. Buri munsi haba hari icyigisho. Soma kandi wumve buri munsi ijambo ry'Imana bidashidikanywaho, urabona uko kw'Imana mu buzima bwawe. Yesu aguhe umugisha kubwo kubana natwe. Imbuga za internet wakoresha mu kudusura urazisanga munsi ya video. Ubutumwa butegurirwa na Ministry of Unlimited Holy Ghost, mwabugezwagaho na Mahoro Dieu d'Amour. Ubuntu n'amahoro bituruka ku Mwami Yesu Kristo bikomeze kubana namwe, kandi Umwuka Wera ababashije gukomeza gukora ubushake bw'Imana mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Amen.